Birababaje iyo ubona umwana w'umukobwa yicaye ari mu bandi ariko ukabona afite intimba ku mutima kubw'uburwayi bw'igifu. Birababaje iyo atangiye aganira n'umujene mugenzi we, ndavuga umusore, ariko ukabona nta byishimo, nta kanyamuneza, wapi mu gifu ruri gusizana. Mu by'ukuri ntekereza ko aramutse ari uwawe wamugira inama. Hari ikindi gifu giterwa no guhora urya ukarenza urugero. Ukarya ukumva rwose inda igeze mu kameme, urayinyweje nk'upfunditse umufuka w'ibirayi uturutse Nyabihu. Ntabwo kurya ari ugupakira, by the way. Inyama 5, ibifiriti 30, ibishyimbo ibirushi 5, umuceri ibirushi 10, ibisombe ubiyiko bingahe, ugasanga igisahani urakinyweje ukicara inda ukayikikira. Oya. Tukiri hano, reka nanone dukomeze turebere hamwe kuri buno burwayi bw'igifu, by'umwihariko turebe ikindi gice kitubwira ngo ibimenyetso biranga ko igifu kirwaye. Uko biri kose, reka tuvuge ibimenyetso biranga ko ufite uburwayi bw'igifu, hanyuma mu gusoza iki kiganiro turaza kurebera hamwe ese ni iyihe miti twakoresha mu gihe turwaye igifu. Ngira ngo muriho murabyumva. Hari abantu benshi bazi ko buriya ngo igifu ahanini ngo kigenda giterwa n'ibyo umuntu yariye. Oya, hari igifu giterwa n'imitekerereze ihora iri mu bibazo. Ugasanga umuntu aratekereza uko yabaho, ugasanga umuntu aratekereza uko aziga, ugasanga umuntu aratekereza uko azabona inzu, ugasanga umuntu aratekereza ku kazi, ugasanga umuntu aratekereza uko yumva agumiwe, undi agatekereza uko yumva atashatse umugore, undi agatekereza urugo rwe, undi agatekereza akazi agiyeho. Imitekerereze ihora mu kajagari. Ibyo byose kutekereza mu buryo bw'akazi, bya bindi dutekereza twagura ibitekerezo mu buryo wenda butadusize, ntabwo ari bibi, ariko ibitekerezo biri hejuru cyane cyane ibyo tudafitiye ubushobozi, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Dufatwa n'indwara y'igifu mu buryo bwihuse. Mbahaye ikaze bakunzi ba Touch One TV, mwebwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari mu mujyi wa Kigali, namwe muri mu mahanga irwota amasimbi, abari mu bihugu by'iwacu bya Afurika, ndavuga Uburundi, Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse na Sudani. Abanyarwanda mwese aho muri hirya no hino, muri Zambia ndetse n'ahandi, muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mbahaye ikaze kuri Touch One TV. Uyu munsi nanone tunejejwe no kongera kubana namwe kuri uru rubuga mukunda muri benshi. Igihe cyose tunezezwa yuko tubana namwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nitwa Emmanuel Kanani nk'ibisanzwe. Bakunzi ba Touch One TV rero nanone muze kunyemerera nk'ibisanzwe, nk'uko nabivuze, twongere tuganire kuri bwa buzima bwacu, cyane cyane ndabwira abanyarwanda, cyangwa se n'undi wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, mu gihe dukataje mu iterambere ry'igihugu cyacu. Mu by'ukuri nababwiye ko uburyo tubaho bwose hari igihe dukora n'amakosa yo kurya ibyo kurya tutari dukwiriye kurya, twita ko ari ibiryo by'iterambere, ariko ugasanga biri kwangiza mu buryo bukomeye, biri kudutera uburwayi mu buryo bukomeye. Ni byiza rero ko nimba koko twikunda, tugakunda umuryango wacu dukomokamo,
tugakunda igihugu cyacu muri rusange, tukanezezwa yuko twagikorera, tugakorera imiryango yacu, nuko twakagombye kurya tugamije kubaho ariko tutabereyeho kurya. Yego, byumvikane neza. Uyu munsi nabateguriye nanone uburwayi bw'igifu, indwara ifata igifu, by'umwihariko iyo bavuze ngo umuntu arwaye igifu biba byagenze gute. Iyo umuntu yicara mu bandi ukabona arijimye ntashaka kwishima biba byagenze gute. Iyo umuntu agira gutya ukumva hari ibyo kurya arobanura biba byagenze gute. Ni uburwayi bufata igifu, nibwo tugiye kurebera hamwe mu magambo atari butinde cyane. Nifuje ko tuza kongera nanone kujyana muri cya gitabo n'ubundi mpora mbabwira cyitwa tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye, bituma koko ibintu byose iyo tumaze kumenya ko ari iby'Imana yaremye, tumenya uburyo tubikoresha. Nk'uko bisanzwe ndi nkinyuramo mbashakashakira ibyatunga umubiri wanyu, cyangwa se ibyo tukwiriye kwirinda, uburyo dushobora kwivuza uburwayi bw'igifu nimba bwadufashe. Birababaje iyo ubona umwana w'umukobwa yicaye ari mu bandi ariko ukabona afite intimba ku mutima kubw'uburwayi bw'igifu. Birababaje iyo atangiye aganira n'umujene mugenzi we, ndavuga umusore, ariko ukabona nta byishimo, nta kanyamuneza, wapi mu gifu ruri gusizana. Mu by'ukuri ntekereza ko aramutse ari uwawe wamugira inama yo kugira ngo mu by'ukuri yivuze uburwayi bw'igifu. Munyemerere uyu munsi turebere hamwe koko uburwayi bw'igifu ese buturuka he, biterwa n'iki. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri kino gitabo kuri paje ya 22 y'iki gitabo tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye, hano batwereka ko igifu ni agafuka kabika ibyo kurya gateretse hejuru y'amara. Niko gashinzwe gukora umugabane wa mbere wo kunoza ibyo kurya, naho umugabane wa kabiri ugakurikiranwa n'amara mato. Ni ukuvuga ngo kino gifu cyacu bari kutwereka aho giteretse. Giteretse hejuru y'amara, nicyo gikora umugabane wa mbere wo kunoza ibyo kurya, hanyuma umugabane wa kabiri ugakorwa n'amara. Shuti bakunzi ba Touch One TV, mu by'ukuri buriya biba byiza iyo tumenye ese urugingo rwacu rumaze iki. Ahangaha igifu, hari abantu rimwe na rimwe bajya bakora amakosa yo kurya, ugasanga bararya bacuranwa, cyangwa se nkaho hari ikindi kibari inyuma kigiye kubibatesha. Burya ni byiza kurya ukabanza ugatekereza ibyo ugiye kurya bifite uwuhe mumaro ku buzima bwawe. Icya kabiri, watangira kubirya ukabiryana umutima utuje, ukabirya witonze, ugakacanga rwose, ukamira amazi akamanuka akajya mu gifu. Ubwo bino biryo nibyo ndiho nita amazi, kuko byamaze kunogerezwa, byacitse amazi mu kanwa, bimanuke noneho bigere mu gifu. Igifu gisye nanone cyohereze mu mara mato. Amara mato icyo azakora, azanogereza, akamure intungamubiri zigende zisirikira mu mubiri wacu, hanyuma imyanda cyangwa se ibisigarizwa, ibikatsi bite bijya mu rura runini, hanyuma ujye kuri tuwarete. Yes. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero indwara zifata igifu nazo ziranyuranye, n'impamvu nazo ziranyuranye. Ngira ngo muriho murabyumva. Hari abantu benshi bazi ko buriya ngo igifu ahanini ngo kigenda giterwa n'ibyo umuntu yariye. Oya, hari igifu giterwa n'imitekerereze ihora iri mu bibazo. Ugasanga umuntu aratekereza uko yabaho, ugasanga
umuntu aratekereza uko aziga, ugasanga umuntu aratekereza uko azabona inzu, ugasanga umuntu aratekereza ku kazi, ugasanga umuntu aratekereza uko yumva agumiwe, undi agatekereza uko yumva atashatse umugore, undi agatekereza urugo rwe, undi agatekereza akazi agiyeho. Imitekerereze ihora mu kajagari. Ibyo byose gutekereza mu buryo bw'akazi, bya bindi dutekereza twagura ibitekerezo mu buryo wenda butadusize, ntabwo ari bibi, ariko ibitekerezo biri hejuru cyane cyane ibyo tudafitiye ubushobozi, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Dufatwa n'indwara y'igifu mu buryo bwihuse. Ikindi, hari igifu giterwa n'umutima utifuriza abandi byiza. Hari abantu usanga igihe cyose bahora bababaye. Munyumve neza, kuko turaza kugera ku rugero rwiza rwo kugira ngo tumenye ese ni gute twakirinda uburwayi bw'igifu, ese twakoresha iyihe miti kugira ngo tubashe kubaho. Hari abantu badatekerereza abandi ibyiza, ugasanga ufite ishyari ngo kuba nguriya ngo yicaye kuri iriya ntebe ngo simbishaka, ngo ndumva mbabaye, ngo ndumva shavuye, ngo mfite ikiniga, ngo mfite ikizizi. Ukagira ishyari, ukababazwa n'uko agenda, ukababazwa n'uko yambaye, ukababazwa n'uko ari kuri iriya ntebe ngo nayimukuraho, ukababazwa n'uko umuntu agutambutseho ngo mwariganye ari mu modoka nziza, ngo rimwe na rimwe ngo yari umuswa. Mbese ibintu byose ugahora wumva abandi utabifuriza ibyiza, ari wowe wiyifuriza. Ariko ubundi mu by'ukuri buri muntu n'igihe cye. Shyira umutima wawe mu nda, utuze, woye kwitera ibibazo by'uburwayi. By the way, yego. Icya gatatu, hari igifu giterwa no kurya buri kanya. Ugasanga umuntu araryagagura, akantu kose abonye arapya, akantu kose pya, akantu kose pya, ntagira umwanya wo kuvuga ngo igihe ni iki cyo gufata amafunguro, nimba ari rimwe ku munsi. Cyane ko twabonye ko no kwiyiriza ubusa ari ibintu by'ingenzi cyane, umubiri ukanaruhuka, ugafata imitekerereze. Ariko kwiyiriza ubusa atari uko wabibuze, ukumva rwose uwo munsi ukarikindika, susuruka, ukayiha ibintu byo kunywa gusa n'ibintu byoroshye nk'imbuto, tuntu nk'utwo ngutwo, igacya kabisa, ubundi ukabona umuntu yifresheri, birirukanka, umubiri ukamererwa neza. Yego, ni ukuvuga ngo hari iki gifu rero giterwa no kuryagagura buri kanya nta pardon ugira. Ibi nabyo ni amakosa akomeye ashobora gutuma wangirika igifu. Ikindi, hari ikindi gifu giterwa no kurya ufite umutima uhagaze. Ugasanga ufite ikintu kimeze nk'umushiha kuri wowe. Kugira umutima uhagaze, cyangwa se ukumva ntabwo nyine uri gutekereza cyane. Iyo wahemutse runaka yansanga hano, wabona hari umubwiye ko ndi hano, ibintu by'ubuhemu ku ruhande, ibintu by'igomwa ku ruhande, ibintu byo gukora ibintu bitari mu murongo biguteranya n'inzego z'igihugu, ugasanga uri guhangayika. Wenda abapolisi barinjiye, wenda abashinzwe umutekano baraje, jugu, wenda mudugudu araje. Ibyo bintu byose, cyangwa umuntu mufitanye urubanza, gerageza gukura ibishobora gutuma igifu cyawe cyangirika mu nzira. Ikindi, hari igifu giterwa no kurya ibinyobwa bikonje, cyangwa se ukarya ibyo kurya n'ubundi bikonje. Kunywa ibinyobwa bikonje no kurya ibyo kurya bikonje nabyo bishobora gutuma igifu cyangirika. Hari abantu batazi ko burya ibyo kurya igihe cyose birimo ubushyuhe ari sawa, ntibibe bishyushye ku rugero ruri hejuru cyane, kuko hari byinshi n'ubundi byangiza. Cyane cyane ku rugero rwa mbere, ururimi rurahangirikira, kandi ururimi muzi ko ari ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu ndiho mvuga ururimi rw'ikinyarwanda mukarwumva neza cyane. Hanyuma buriya ni byiza ko igihe cyose mu buzima bwacu bwa buri munsi twakagombye kugira ineza muri bagenzi bacu. Nshimira abantu bafite umutima w'urukundo muri bo, ba bantu bifuriza abandi ibyiza. Wa muntu wumva umuntu ababaye akishimira kuvuga ngo reka ngire icyo nkora umuvandimwe yishime. Nimba umuntu ababaye ukagerageza kumuhumuriza, mu by'ukuri
ibi bintu biba ari byiza ku mutima. Reka mbabwire, uzagerageze uhe nk'umuntu nk'ikintu, nugira amahirwe akagushimira cyane ko hari n'abantu batajya banashimira. Sinzi aho uwo muco uturuka, ubanza atari n'umuco w'abanyarwanda, ariko mu kuri uzasanga nawe ubwawe icyo kintu wakoze wumva kigushimishije ukuntu, ukumva uranezerewe. Hari igifu giterwa no kunywa ibinyobwa byinshi uri kurya. Burya mu by'ukuri kurya ukanasomeza, usibye n'ibi binyobwa batubwiye, ariko ubundi no kurya usomeza nabyo ntabwo ari byiza, kubera ko igifu igihe kirimo igihe uri gukacanga, ubundi byakakwiye guhera hano mu kanwa ugakacanga ukanoza. Nimba wumva harimo ibuye ubicire rwose, ariko nimba wumva nta buye ririmo ubinoze neza, hanyuma ubyohereze mu gifu byanoze kugira ngo bigende neza. Ariko hari ukuntu uba urimo kurya warangiza wamira gato bitaragira no mu gifu ugahita ukubitaho ibiyoga. Ni nko gufata amazi ari mu ibase ukayamena ahantu harimo imyanda. Mu by'ukuri y'amazi kubera imbaraga uba uyamenanye ahita yirukansa bya byanda byose akagenda agahunika hariya. Tubigereranye rero n'iyo uriye, burya iyo unyweye ibinyobwa nabyo bihita byihutisha ibyo kurya biri mu gifu, wa murimo wo kugira ngo biseke ntube ugikozwe, hanyuma igifu cyawe bikarangira kigize ibibazo, kuko nimba byirutse gutyo biragishwaratura, mbese ingorane ziba ari nyinshi cyane. Hari ikindi gifu giterwa no guhora urya ukarenza urugero. Ukarya ukumva rwose inda igeze mu kameme, urayinyweje nk'upfunditse umufuka w'ibirayi uturutse Nyabihu. Yemwe banyarwandakazi, ntabwo ari byiza ko urya ukarenza urugero. Ubundi reka nkubwire, fata ingumi zawe ebyiri zifunge, icyo nicyo gifu cyawe, uko niko kingana. Nimba ufashe igipfunsi cyawe ukacyegeranya n'ikindi, uko niko igifu cyawe kingana. Igifu nugishyiramo utuntu tw'amafuti urabaho. Reka mbaho urugero. Mwari mwabona umuntu urwaye akamara iminsi itari mikeya ari kwa muganga? Mwari mwabone cya kintu bamanika hejuru kimeze nk'amazi ari mu kajerekani? Kiriya kintu bakita serumu. Ni ukuvuga ngo kubera ko haba harimo intungamubiri, biriya biragenda bigasirikira aho bigomba gusirikira, umuntu akabaho nta byo kurya ntaki. N'umuntu bari bubage baramushonjesha bakamuha biriya. Ibyo byose murabizi. Ntabwo kurya ari ugupakira, by the way, inyama 5, ibifiriti 30, ibishyimbo ibirushi 5, umuceri ibirushi 10, ibisombe ubiyiko bingahe, ugasanga igisahani urakinyweje ukicara inda ukayikikira. Oya. Hari igifu giterwa no kurya ukarenza urugero. Turya ibiryo bike, ni mu buryo kwanza, ni uburyo bwo gusevinga amafaranga akanakora n'ibindi wipakira. Wirinde kumva wenda ufite inzara, ariko nimba wumva nta nzara ufite, ibyo kurya ntabwo ari byo bituma, ntabwo ari byo bituyobora. Twe turabiyobora kuko nitwe tubishaka, tukabitamira tukabirya. Yego, ahangaha mu nyemerere ngira ngo murabyumvise impamvu zitera uburwayi bw'igifu. Twagiye tubona ko ari nyinshi zitandukanye. Muri zino rero ntekereza ko umaze kumva uburyo ushobora kuba wakwirinda, cyane cyane ukirinda izi mpamvu zitera igifu kurwara. Tukiri hano, reka nanone dukomeze turebere hamwe kuri buno burwayi bw'igifu, by'umwihariko turebe ikindi gice kitubwira ngo ibimenyetso biranga ko igifu kirwaye. Uko biri kose, reka tuvuge ibimenyetso biranga ko ufite uburwayi bw'igifu, hanyuma mu gusoza iki kiganiro turaza kurebera hamwe ese ni iyihe miti twakoresha mu gihe turwaye igifu. Iki gitabo mbibutsa ko ni igitabo twakigereranya n'umuganga ukiza, ntabwo ari umuganga uvura. Ni umuganga ukiza, ntabwo ari umuganga uvura. N'igitabo
tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Turi kuri paje ya 22 ndetse no kuri paje ya 23. Ibimenyetso biranga ko igifu kirwaye ni ibihe? Ntujye kure, banza ukore subscribe kuri urubuga kuri Touch One TV, hanyuma bigende neza. Ibuka gukanda kuri iryo jambo ritukura ryanditse subscribe cyangwa se sabone, hanyuma ukande no kuri iyo nzogera. Hejuru hari indi nzogera ikurikiyeho yitwa all, hanyuma ibiganiro n'amakuru tugenda dutegura bijye bihita bikugeraho tukimara kubitunganya. Ikindi tugusaba ni ugasharinga muri groupe zitandukanye kugira ngo koko ukomeze utwagurire umurimo kandi ukomeze uduteze imbere, ibyo tuvuga bigere kure, byumvwe n'abanyamahanga ndetse byumve n'abanyarwanda bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyane ko kuri Touch One TV dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Ibimenyetso biranga ko rero igifu cyacu kirwaye, icya mbere ni ukuribwa mu nda ahagana mu kameme. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Hari utazi mu kameme ahariho, reba, ubwo ni ku bagabo, naho igituza gihurira n'inda, muri ako kantu kameze nk'akanogo niho bita mu kameme. Nimba uhababara, mu by'ukuri ntekereza ko wakihutira kujya kwa muganga cyangwa se ukisuzumisha uburwayi bw'igifu. No ku badamu nuko, naho ngaho hagati yaho amabere ahurira, naho nyine ubabara iyo urwaye igifu. Ikindi kimenyetso cya kabiri kiranga ko igifu kirwaye ni ugusonza ubusabusa. Ugasanga umuntu mu kanya mu minota 30 amaze kurya arongeye ahise nanone asonza. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso. Nimba ukunda kugira inzara ya hato na hato, nyaboneka ihutire gusuzumisha igifu cyawe hakiri kare. Nimba uri umukobwa, byo bibe akarusho kugira ngo ejo nyine hatazagira uwo muganira cyakubadukana wari uriho umusekera akavuga ati birahindutse, uko uhindutse nawe agahinduka. Nimba uri umudamu, urugo rwawe kugira ngo rugende neza ugomba kugaragaza ibyishimo, cyane ko muzi ko abagabo bakunda kunezerwa, abana byo bikaba akarusho. Ikindi kiranga ko igifu kirwaye aricyo cya gatatu ni ukurakara vuba vuba. Kurakara vuba vuba, umujinya wa wundi bavuga ngo avoma hafi, umujinya w'umuranduranzuzi umujinya w'umuranduranzuzi nacyo ni ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko igifu cyawe nyaboneka n'ubundi kirwaye. Ikindi, kurakara ariko ukaba ushonje. Ikindi kiranga ko igifu cyawe kirwaye ni ukurakara ariko ushonje. Kurakara ariko ushonje, kuvuga ngo waba ushonje ugahita nyine urakara, kumva ko nta muntu nyine n'umwe mwongera kuvugana. Icyo nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko nshuti yanjye urwaye igifu. Ikindi kimenyetso kikwereka ko igifu cyawe kirwaye ni ukugira ibyo kurya urya hanyuma hakabamo ibikurya mu nda. Mu by'ukuri aho naho uhashyire attention, igifu cyawe kiri mu kaga, igifu cyawe kiri kugana ahantu habi cyane umuntu atakwifuriza. Ikindi kigaragaza ko igifu cyawe kirwaye ni ukutaryoherwa inshuro nyinshi, ukumva ibyo kurya mu by'ukuri nta kintu bikubwiye ukumva nta kintu bikubwiye kuko uba wumva nyine wimerereye nabi. Icyo nacyo kigira gute? Cyerekana ko igifu cyawe kirwaye. Reka tugenda dusatira ku musozo, cyane ko aho turi gutegurira ikiganiro twumva imvura nayo idusatiriye. Nizere ko ayo majwi muza kuyihanganira, ntabwo biri bubuze uwumva kumva. Ahubwo hano turebere hamwe ni iyihe miti dushobora gukoresha turamutse dusanze dufite uburwayi bw'igifu. Umuti wa mbere baturangiye karoti. Ubusanzwe tufite amahirwe kuko hano iwacu mu Rwagasabo tweza karoti kandi mu buryo bwinshi. Nongera
gusuhuza abantu bakorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho niho dusanga karoti ziri hejuru cyane cyangwa se nyinshi ku rugero rufatika. Karoti rero dushobora kuyikoresha mu buryo bwo kuyikoramo ji, hanyuma tukayifashisha inshuro nyinshi. Ikindi kandi yica aside yo mu gifu. Bigenda neza iyo twakoresheje umutobe wa karoti, tugakora ji ya karoti tukayinywa kenshi rwose nta ngaruka n'imwe, ahubwo hari n'izindi ndwara nyinshi irinda ikanakiza. Ikindi ni amababi y'icunga. Amababi y'icunga nayo ni byiza kuyakoresha mu buryo bwo kugira ngo twivure igifu. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuyatogotesha mu mazi tukayaminina, hanyuma aya mazi tukayanywa. Bigenda neza iyo bibaye byiza tugashyiramo ubuki kabisa, ibintu biba sawa, hanyuma tukiberaho neza mu mahoro. Ikindi kigira icya gatatu dushobora gukoresha mu rwego rwo kugira ngo tubeho neza twirinda igifu ni amashu. Amashu nayo murabizi neza ko hano n'ubundi iwacu mu Rwagasabo urw'imisozi igihumbi, n'ubundi amashu turayeza, ndetse akaba nayo ashobora kudufasha mu rwego rwo kugira ngo duhangane n'uburwayi bufata igifu, kuko amashu ni meza cyane. Hano baratugira inama z'uko amashu yo dushobora kuyahekenya mu buryo busanzwe ariko tukayanoza kandi tukayafata kenshi. Ikindi nuko dushobora no kuyakira mu ibiryo bihiye ariko yoyo ari mabisi. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, tukabikora kenshi, mu by'ukuri biba ari sawa. Ikindi bari kutugiraho inama nuko ari byiza gukoresha ibintu by'icyatsi kibisi cyane, birimo imboga, hanyuma tukihatira kunywa amazi menshi, tukirinda ibintu bijyanye n'amavuta n'imyunyu iri hejuru. Ibi byose hari icyo bigenda byangiza ku gifu cyacu. Ikindi nanone turi kurebera hamwe dushobora kwifashisha turamutse dusanze turwaye igifu ni ipapayi. Ipapayi muzi ko iboneka henshi, nacyo ni ikindi kintu cy'ingenzi cyane dushobora gukoresha tukivura igifu nimba turwaye. Ikindi ni inanasi. Inanasi yo baratugira inama bakatubwira ko ikora mu mwanya w'indurwe. Mu mwanya w'indurwe, indurwe ni ya yindi mu gihe igifu kirimo gusya hari agatonyanga kamanukira mu byo igifu kiriho gisya, ako gatonyanga kitwa indurwe. Inanasi nayo ishoboye gukora uyu murimo, igifu kikagenda neza. Ikindi ni ukuvuga ngo imboga z'igisura cyane mu burengerazuba bw'u Rwanda ndabakunda cyane. Suza abantu mwese muri hariya mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Jenda, muri santere ya Jenda. Nizere ko mwese mumeze neza, by'umwihariko inshuti zanjye mwese mu nkunda muziko tugenderana nk'abakunda cyane, namwe mukankunda kuri Touch One TV. Turabashuhuje. Igisura rero kiboneka hariya, ndabashima cyane iyo nagezeyo. Mu by'ukuri ngewe nicyo bantegurira, nizo mboga nirira iyo ndiyo, ni imboga nziza cyane. Igisura rero nacyo ni sawa kugikoresha, mu by'ukuri kirinda uburwayi bw'igifu. Reka tugenda tugana ku musozo, tuvuge icyanyuma ni amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo akunda kuboneka mu alimentation hirya no hino mu gihugu cyacu. Aya mavuta nayo ni meza, ashobora kudufasha kandi akunganira igifu cyacu neza burundu, kugira ngo nimba tukirwaye tugikire, nimba tutarakirwara bikaba ari urukingo rukomeye. Aya mavuta ya elayo nayo twayakoresha mu buryo bwo kuyarya ari mabisi, tuyashyize muri bino byo kurya turya bya buri munsi. Mu by'ukuri bigenda neza. Bakunzi ba Touch One TV, mu by'ukuri mpora mbabwira ko ibyiza nta handi mwabisanga ni kuri uru rubuga. Nyaboneka reka mbasabe, kandi muzi ko gusaba ntabwo ari ugutegeka, mwabikora ku bushake bwanyu, mwabikora ku mutima n'urukundo mudukunda. Nyaboneka ni ukuri mbabarira ukore subscribe kuri uru rubuga Touch One TV, ibintu bigende neza. Gusa nkwibutsa ko udafite email ntabwo byakorohera gukora subscribe ku rubuga rwa Touch One TV. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo koko mube abasirimu, mufunguze email mu kanya nkaho mbivugiye. Email umuntu arayigufungurira akayishyira mu mazina yawe, kaguha password irimo igihe wavukiye, igihe umwana wawe yavukiye se, umugabo wawe se, mama wawe se, password nyine ibanga ryawe.
hanyuma nawe ukajya utanga igitekerezo kikabasha no kujya mwo hano muri comment. Reka mbashimbire mbibutsa ko ikiganiro cyangwa se ibiganiro tubategurira kuri Touch One TV nakagaruka. Nitwa Emmanuel Kanani, tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Nicyo gitabo nari ndiho nsoma. Indwara twavugaga ni indwara y'igifu, turebeye hamwe imiti mu buryo bufatika kandi mu buryo bunyuze imitima yacu. Nimba wadukunze kora likinga kabisa, utwereke ko turi kumwe nawe, hanyuma ushyiremo comment ibindi wifuza nabyo twabivugaho, hanyuma udusharingire, duha amaboko yawe nyakugira Imana y'u Rwanda, duha amaboko yawe udusharingire hirya no hino, ibintu bigende neza cyane. Reka rero mbifurize amagara mazima no gutunga mugatunganirwa mu rwatubyaye. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Abaganga ndabakunda, mbahoza ku mutima. Nitwa Emmanuel Kanani.